Isaha 64 paji 207. Amasaha yagiye nk'uko mubibona, ariko turacuruza uburyo bwete kandi Imana iradufasha. Yego. Handitse mu icyama ugasatura ijuru ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe. Nk'uko umuriro utwika inyayi ugatuguza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe, amahanga agahindura umushyitsi imbere yawe. Imana ishimwe. Aha korali gusheni. Haleluya. Sawa rwose umuntu mwegera alitari n'amavuta abari mu byiza cyane. Yerusalemu. Haleluya. Urako nta demoni yakwinjira hariya. Korali umucyo. Haleluya. Ibintu ni byiza cyane. Iteraniro. Haleluya. Korali mushaka kuturusha. Twese kabiri gatatu. Bashumba bacu b'iki dukundira muri ADP, umuntu wese abafite ijambo. Nawe ahandi aho wawe wenyine. Ibaze ukuntu uteye haleluya, akaba nta mategeko ari mu muhanda. Mwongere muyoboke mu izina rya Yesu. Yego. Ndagira ngo dusenge tubwire Imana gukingura ijuru. Irikingure. Mu izina rya nde? Yego, ijambo rwabo ntibipfa gukinguka, hari ibintu bitanu birikingura. Tumaze gukoramo 3, hasigaye 3. Waba ufite ko bigeze 6. Impamvu nuko kimwe tutari buze kugikora gisina nakifuza nawe nakimbaho. Icya gatanu cyabamo no kureganiriza ubutumwa bwiza. Petero bamuteye amabuye na Stefano, amaraso amushize mu mubiri. Mu ijuru rigize we nta mabuye ashaka, uyashaka bayamutere kandi kugira ngo ashaka bigendera abandi nawe ntibusike. Muri make tudatinze, icya mbere gitera ijuru gukinguka ukeneye kukimenya. Ni Luka 15:10. Ni ijambo rivuga ngo mu ijuru haba umunezero mwinshi mu bamarayika b'Imana iyo umunyabyaha agize ate? Ntabwo kandi turi buhace. Nta muntu wumva akeneye ubugingo muri iki giterane. Abategera numva nikeneye imbabazi z'Imana. Twagize umugisha abashumba baje. Hari ibyaha byananiye birimo ubusinzi, ubusambanyi, ubwibone, amatiku, inzangano n'utundi tutavugira muri alitari mu rwego rwo kuguhana no kubahisha Imana nawe yaguhaye agaciro. Cyane kwirishwa atari ubwa mbere uryumva n'aya makorasi n'abashumba na iniforume n'urusengero n'ibyuma n'ibyo tuza kugura. Intego ya Yesu niyo, nuko abanyabyaha ibihumbi bakizwa. Icyakora hari igihe abantu banagira mu mutima ariko ntabwo tubikwifuriza. Iyo umunyabyaha umwe yihanye, ijuru rigira gute? Rirakinguka. Muhombeke amaso dusenge. Umuriro umanuka mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Unyumvisa nyikize cyuzura iki? Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyuzuye inzu y'iki? y'Uwiteka. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwaba mukiri mu giterane cyangwa mwatashye? Abahari bazamura ntibatumve. Umuntu arashyiraho termometero akumva uri kuyiterana ikintu cy'ubunebwe. Reka ducukuze uburyo umwete.
ibintu bikingura ijuru ry'Imana, icya mbere ni ukwihana, ni ukugira gute? Icya kabiri aricyo navugaho cyanditse, icya kabiri n'icya gatatu byanditse, byakozwe mu 16:25 haranditse ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi ngohe zirabumva. Icya kabiri gikingura ijuru ni amasengesho, ni amaki? Icya gatatu gikingura ijuru ni indirimbo, ni iki? Hanyuma icya kane gikingura ijuru nakibabwiye ni ukurenganirizwa iki? Ubutumwa bwiza. Tugeze ku cya gatanu rero, noneho tugiye gusenga tubwire Imana ngo kandi nanone ntiturarambirwa ijuru urikingure ku buzima bwacu. Icya gatanu ni ugukorera Imana. Uri kunyumva? Ni ukugira gute? Ni iyihe mpamvu gukorera Imana bitangaza Imana? Ni uko umuntu yavukanye umugugu. Umuntu avuka agize ate? Apfumbaza. Yavukanye ubuki? Umugugu. Kugira ngo azagire icyo arambura akore, Imana ibona ari igitangaza. Imana yahomugisha kandi cyane. Korali Gushenyi idutumira yatumenyesheje ko bari mu giterane cyo guhemuka no guhimbaza Imana, ariko kandi bafite n'umushinga wo kongera ibyuma kugira ngo Imana ikomeze guhabwa iki? Birakwiye ntibikwiye? Uraza gusanga tugeze muri uwo mwanya amavuta asa n'agize ate? Nakabanutse, ko buri wese atangira gukeka ati buriya wasanga bagigiye ku nyakamafaranga. Hanyuma ndakumenyesha ko hadatanga ubutunzi, hatanga umutima. Kandi murabizi ko twe turifinansa, ibi byose byakozwe n'amaboko y'abakozi b'iki? Imana. Ariko kandi na leta iravuga iti niba ushaka ko tugufasha, twereke igikamba tugusakare. Akira perezida, mwe mwiteye iyihe nkunga, bimeze bite? Cyangwa mwabuze iniforume muhurizaho? Haleluya. Dufite gahunda yo kuvugurura ibyuma, dufite gahunda y'indirimbo 5 twebwe twabonye ebyiri. Dukomere Imana amashyi. Amashyi y'Imana ko muba muyiringinga, Imana irayakira. Buriya abantu bafite igiterane cyangwa iminsi mikuru, inshuro nyinshi bakunda no kwirwanaho bagatera n'amaboko arireri, wakumva sonorizasiyo ukavuga uti birahuye birabaye, ariko bafite umushinga wo kongera ibyuma wa miliyoni zingahe? 5. Bo bamaze kwitera inkunga ya zingahe? 2. Imana ibaha umugisha kandi cyane. Ese ko mubona bwije tutiriwe dukamura cyane, saa 12 zibaye na 11, kandi abaririmbyi n'abayoboye z'ukuntu nabo bashaka kuririmba, wasanga batashye barakaye. Hari abandi bantu bari biyoganije cyangwa umuntu ku giti cye wumva washyigikira umurimo w'Imana, ko izina ry'Imana ryakomeza kwamamara mu buryo bw'ivugabutumwa bikoreshejwe ibi byuma. Niba hari agira cyane. Hari itsinda ryari ryiyoganije kuza gushyigikira umurimo w'Imana muri Korali Gushenyi. Ibyo bintu bakaba babizi cyangwa babimenye, akumva